Mucyo umwishimye shaba bahaye icyayi sawa nta kibazo mwana nta kibazo sawa none ngaho mugumye mukine ndabona ari fresh Mucyo mama wanyu ushaka umuntu nawe mbonyemo rero mama wanyu uko ntawe mbonyemo yagiye he cyagiye wamaze kugendana ntawahita agenda nabwo hano nawahita agenda ngo yabonye nshinga ibirenge hano nawahita agenda yahise yitegura ahita agenda Ede yakubwiye aho agera ese yigendera kanze muhamagare no Hello? Kuvuye hose siko ndi kumuhamagara telefone ngahita inavaho nawe genda ujye mu nzu urebe hahani nkunda kubika mashini yanjye noneho inzanire laptop Shara kuri aho gatetu kumeneho abiri nzana kandi mu nzu uyu munsi ni hamwe ubwo duherukana sinari nakubwiye ukuntu nshaka kubigenda ubu hari umukire w'inshuti yanjye ucuruza ibintu by'amashenete nawe wambaye mu Bushinwa wongeye gutanga komande nahoze no gutanga komande ko amurira amaherena shenete ariko akazirazingezaho zifitemo kamera buryo umugore wanjye nzamwongoshyushya nkamubeshya yuko nyine ari utuntu tw'utubije umuzanire ari nk'agatuntu wamutegura none mwumvisha uburyo azajya azambara na shenete azabyishimira birumvikana kuko noneho rero nubigenza gutyo azabona ko urukundo rumufitiye ahubwo ari we udashobotse nubigenza gutyo rero azabyanga azabyakira nishimye aho ngaho niho uzabona ko azisura cyangwa atazisura urebye ikintu ngamije hari abana bize ibintu by'ubuhariti bazahita bafata ziriya kamera ziri mu maherena no mu mashenete noneho bazimpurize na smartphone cyangwa mashini ku buryo aho nzaba ndi hose umugabo azajya akora zose nzaba ndi kumukontora urumva bizamfasha ku buryo icyo azajya akora cyose nzaba ndi kugikontora agatekerezo ni keza niko bigomba kugenda niba hari n'abagabo banca inyuma byose uzajya ubibona nzamufata mpiri ku buryo ubwo nzahita njya mu rukiko uhita ujya mu rukiko ukabona n'ibyo witwaza nta kundi bizagenda azahita abona ko ari ibyo makosa igitekerezo ni cyiza pe ariko nuko turajya tubakontora ariko rwose uzambemo oya sinshobora nizera ndakwizeye rwose ntuzamemo kabisa nabikora rero reka nguhe kandi ka gahunda ugomba kumfasha ugerageze
uyu musheri wanjye rwose uzamusure umuganize ko buriya nubwo ndi gufata ibyo byemezo urumva ko ari ibyemezo bikarishye nanjye ntabwo mbishimiye uzaze umuganirize ntahari wenda umubwira uti wacishije makeya ku ingo atari ukuzubakwa turebe ko hari ikintu cyiza cyavamo uriya wikwiye guhunika no mu byari bimutwitsanye ahanini ni ibyo ngibyo kugira ngo umuganirize rero ko yazisubiraho kuko nanjye birambabaza nta mugabo wubaka nyuma ngo yifuze gusenya ntabwo bibaho mucyo muri nyoko yavuye ko agiye heza abonye yambaye neza ahita agenda. ntabwo yabwiye agiye Oya. naza arambona arananiye ariko turabona namwe mwe Sheri wiriwe. ashirira amenyo katsiba Sawa, umugabo mwiza. Kumbwira nawe. umva umaze kungera dore uko kireba Sheri, kumbwira nabi ko. ariko ubu nzajya mva hano nkimara gushingura ibirenge aho nawe uhite unyuma inyuma Nyine umva hano nyine nagiye. Yose ni umuzi wa mama yita Gloria w'inshuti yanjye. ngaho beshya Gloria se yapfuye se Ntabwo yapfuye yambwiye ngo aranshaka byihutire. umva Oya ariko Sheri, mubwire njyewe umaze kungera aha ngaha ukuri ndi kukubwira ni ukuri Sheri ni ukuri. Nase ukubize nsanzwe mva mu rugo. urabona igihe nahereye njyewe Ibindi wabaye iki mu buri gihe nahereye nkubwira ngo tuzana n'uyu munsi Ako Sheri ni ukuri rwose Gloria niwe wanshakaga ni ukuri. Nta mabi mvuyemo kandi nawe urabizi ni ukuri. umva nkubwire uri kubyumva umva nkubwire nushaka ushyira ubwenge ku gihe naho ubundi bitabaye ibyo turi buze kubonana Ariko ubundi kuki ndi kukubwiza ukuri n'ubyumve koko. nuko usanga umbeshya buri gihe Gloria ni ukuri niwe mvuye kureba ni ukuri. Aho ubundi wabaye iki? Wabaye iki? urabona se nasaze Ntabwo wasaze. ntese kuki uvuga ngo nabaye Ariko ubundi reka nkubaze iki kibazo kimwe. Ubundi urugo rwawe ndi ingufuri hano muri uru rugo njye nawe ubwo ibingibi nanabyiye. ushatse kuvuga iki Ntabwo njye ndi ingufuri y'urugo rwawe. Ntabwo ndi ingufuri y'urugo rwawe. waruvuyemo se ukagira ngo Niba naragutse gatoya nk'abandi baba ngo tuganire ngo nciye nk'amabere. Hari ibisa wajya ugenda se usabye uburenganzira ukavuga naho ugiye Mbese muri bisi ko munabonaga ntazi udashaka kumvugisha wagira ngo mbigenze. ntabwo ari ingufuri Nyine se ndi ingufuri. umva niba wumva utari ingufuri awuti Awuti se kubera iki? Awuti se iki? Reka nkubwire none ibintu ubuze inkuru reka nkubwire reka tubisubiremo. Njyewe ngiye kuzajya ngenda uri kumva ndanaruhuka mu bwonko kwirirwa nzirikiye ahangaha bukira bugacya ukwezi kukaza umwaka ugashira ntabwo nanabishobora. Nyayo yayo rwose dore aho bigeze. mbanza nkubwire kugira ngo mwarihaye ngo bakoze umuhamagara kujana 12 ubundi ijana na 12 yanyu urumva ngo barabwiye mu mujye muhita muhamagara Oya Sheri, I love you too.